Kuzirikana ni umuco wa kera wo kwitekerezaho no gutekereza. Ni imyitozo ikubiyemo gutuza ibitekerezo, kwibanda ku gitekerezo kimwe no kwemerera guhuza byinshi n'umutimanama wawe. Ni igikorwa cyakoreshejwe ibinyejana byinshi kandi bikekwa ko biganisha ku mahoro y'imbere no gusobanukirwa neza. Ku batangiye, kuzirikana bishobora kuba inzira nziza yo kuruhuka no gusobanukirwa uburyo bwo guhangana n'imihangayiko n'impungenge. Bishobora gufasha kurema imyumvire yo kwimenya, bigatuma umuntu arushaho kumenya ibitekerezo n'amarangamutima ye. Kuzirikana buri gihe bishobora kugabanya imihangayiko no kunoza ukwibanda. Bishobora kandi gufasha kunoza umubano no kongera ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Nanone kandi kuzirikana bishobora gukoreshwa mu gufasha mu burwayi bw'umubiri, kimwe no gufasha abantu kubona ubushishozi mu rugendo rwabo rwo mu mwuka. Gutekereza biroroshye ariko birahebuje. Bishobora gukorwa n'umuntu wese utitaye ku burambe cyangwa urwego rw'ubushobozi. Ni imyitozo idasaba ibikoresho byihariye cyangwa imihango igoye. Igikenewe ni ibitekerezo bifunguye hamwe n'ubushake bwo gufata umwanya wo kwicara no kwibanda. Hamwe n'imyitozo ihoraho, kuzirikana bishobora kuba ingirakamaro hamwe n'umwitozo uhindura ubuzima.